murakaza neza. Hari abantu barwaragurika, barwara indwara za hato na hato, izikomeye n'izoroheje. Umubare w'abarwayi urarushaho kwiyongera ku bitaro n'amavuriro hirya no hino ku isi. Inganda z'imiti nazo zirakora umunsi ku munsi. Aha abantu baribaza icyo bakora kugira ngo kino kibazo gikemuke. Ubudahangarwa bw'umubiri ni ubushobozi umubiri ufite bwo kwirinda udukoko dutera indwara. Muri ibi bihe cyane bya COVID-19, umubiri ukeneye cyane ubwo bwirinzi, harimo no kwirinda coronavirus. Dore ibintu 5 ukwiye gukora indwara zigasigara ari amateka kuri wowe n'abawe. Icyambere, kurya ibiryo karemano. Ibyo turya nibyo bitugira abo turiho. Ushobora kwibaza impamvu uvuze gutya. Ibi ni ukuri, ntabwo nibeshye. Ibyo turya nibyo umubiri wacu wifashisha ukora amacells cyangwa se ingirangingo nshya. Niturya ibiryo bidakungahaye mu ntungamubiri zikenewe, cyangwa ibiryo byangiza amacells cyangwa se ingirangingo z'umubiri, cyangwa ibigira ingaruka ku budahangarwa bwacu, aha birumvikana ko umubiri wacu nawo uzaba wubatse ku buryo budakomeye. Inzu nziza yubakwa mu bikoresho bikomeye. Mu byo kurya karemano tugomba kwibandaho rero ni imbuto n'imboga, kuko bishyirwa mu antioxidant. Antioxidant zirwanya ibyo bita free radicals. Iyi ni nk'imigese. Antioxidant ni nk'indwanyamigese. Izi antioxidant zifasha umubiri gukuramo izi free radicals ziba zishobora gutera indwara igihe icyo cyo cyose. Ibi twabivuze mu masomo yacu atambutse. Mukore subscribe, amasomo nk'aya mutazajya muyacikwa. Imbuto n'imboga rero nizikabure ku mafunguro yacu ya buri munsi. Twavuga nka za berries cyangwa inkeri, blueberries, strawberries, amashu atukura, ibishyimbo, ubunyobwa, tungurusumu n'ibindi. Imboga n'imbuto by'amabara rero bizwiho kuba bikungahaye muri antioxidant. Aha rero nabashishikariza kurya nka za salade, imboga ndetse no gufata imbuto nka deseri nyuma y'amafunguro yanyu ya buri munsi. Aha mukirinda ibyo kurya byaciye mu nganda, aho baba bongeyemo ibindi bintu byangiza umubiri. Icya kabiri, imyitozo. Imyitozo ngororamubiri ifite agaciro gakomeye cyane mu kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri. Imyitozo ituma umutima utera neza ndetse tukabasha guhumeka neza. Imyitozo ituma amaraso atambutsa neza insoro zera, white blood cells, ndetse na antibodies. Ibi twabyita nk'abasirikare b'umubiri cyangwa se ingabo zikingira umubiri. Iyo amaraso rero yihuta mu gihe cy'imyitozo, ajyana abasirikare white blood cells vuba vuba, bityo udukoko dutera indwara tukicwa vuba mu gihe twageze mu mubiri mbere y'uko dutera indwara. Imyitozo ihoraho igabanya umusemburo wa stress nka za adrenaline, cortisol, norepinephrine. Iyi misemburo iyo yiyongera rero ibishobora gutera cyangwa se ibishobora gutuma umutima utera cyane, gutera umuvuduko w'amaraso, bikangiza umubiri ndetse bikagira ingaruka ku budahangarwa bwawo. Icya gatatu, gusinzira. Aha ndavuga kuryama ugasinzira nibyo bituma ubudahangarwa bwacu bukora uko bikwiye. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kuryama ntusinzire cyangwa kudasinzira byongera ibyago byo kurwara bitewe n'uko ubudahangarwa bugabanuka ugereranyije n'abantu baryama bakaruhuka neza. Ibi bisobanurwa n'uko mu gihe usinziriye umubiri ukora ubwoko bwa proteine bita cytokines ishinzwe kwica no kurwanya za mikrobe. Tutasinziriye neza rero urumva ko ubudahangarwa bwacu budakomera. Umuntu mukuru rero agomba gusinzira amasaha 7
kugeza ku 8, ingimbi n'abangavu amasaha 9 kugeza ku 10, ku bana batoho amasaha 10 kuzamura. Inama ku babura ibitotsi nijoro nuko bajya bashaka umwanya ku manywa bagasinziraho mu gihe kitarenze nibura iminota 30. Ni ukuvuga hari kwa kundi wumva agatotsi kagufashe ku manywa bitewe no kutatsinziriye nijoro, jya ugerageza usinzireho akanya gato, nibura akanya gato mu gitondo, wenda n'akandi kanya nimugoroba. Ibi bishobora gufasha ubudahangarwa bwawe gukomera mu gihe udasinzira uko bikwiye nijoro. Icya 4, kutanywa itabi. Kutanywa itabi bizatuma ubudahangarwa bwawe bubasha guhangana na zimwe mu ndwara z'ubuhumekero, harimo na coronavirus duhanganye nayo muri ibi bihe. Kunywa itabi byangiza intwaro z'ubudahangarwa bw'umubiri nka za NK cells cyangwa se natural killers zica amavirusi, ndetse itabi rituma memory T na B cells cyangwa se T na B lymphocytes zitakaza ubushobozi bwazo bwo kwibuka no kuba zabasha kurwanya udukoko dufite forme cyangwa se dusa nk'utwigeze kugera mu mubiri. Ibi bikaba byanaba imwe mu mpamvu ushobora kumva muri iki gihe bavuga ko umurwayi wakize COVID-19 hari ibyago byinshi byo kongera kuyandura mu gihe yaba anywa itabi ugereranyije rero n'utanywa itabi. Icya 5, kutanywa inzoga cyangwa kunywa mu rugero. Ubusanzwe umubiri w'umuntu muzima ufite ubushobozi bwo kurwanya udukoko dutera indwara, ariko iyo umuntu yanyweye inzoga ubu bushobozi buragabanyuka kuko alcohol yangiza zimwe muri za cells cyangwa se ingirangingo zishinzwe guhangana n'udukoko dutera indwara. Aha nk'urugero mu bihaha dusangamo ama cells cyangwa se ingirangingo hair cells n'andi ashinzwe kwirukana udukoko dutera indwara mu nzira z'ubuhumekero, harimo na coronavirus yugarije isi kuri ubu. Ubu bushobozi bugabanyuka iyo twanyweye inzoga nyinshi, bityo utwo dukoko tukaba twahamara igihe tugatera indwara. Alcohol yica bakteri z'ingenzi tuba dufite nazo zishinzwe kurinda umubiri. Inzoga nyinshi kandi zitera indwara nyinshi zikomeye z'ubuhumekero, indwara z'ibihaha n'igituntu n'izindi. Icya 6 kizagufasha gukomeza ubudahangarwa bwawe ari nacyo cya nyuma nagukusanyirije. Gerageza ukoreshe food supplement. Izi food supplement twavuga rero mo n'ibiryo cyangwa se imiti byose bikorwa bigamije kongerera umubiri intungamubiri zimwe na zimwe umuntu abura mu mubiri. Aha ni byiza gukoresha imiti yakozwe hifashishije ibimera, kuko iyi dusangamo antioxidant zifasha rero mu kurinda umubiri ibyo twise free radicals bishobora kwangiza amacells y'umubiri no gutera indwara zinyuranye. Izi food supplement rero nazo mwazigerageza